Mwiriwe, tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Muzangaye gutinda ntimuzangaye guhera. Nizo nukuri mba ngomba kubanza nitonda nkareba neza ivyabaye, maze abaguye igihumura bakamenyeshwa amakuru y'ivyabaye neza kuri tele ku mirongo y'imbere ku rugamba nyiri muri rusange. Niki cyabaye? Tombe niyo mvuga irimo kuvuga ubu. Kwezelo uduce tuyikikije ndetse n'inzira zigana muri Baraka, M23 yavuze yuko byange bikunde igomba kuzerekana yuko ifite imbaraga ziremere, ifite ubushobozi non-stable, ntabwo bashobora guhagarikwa, ntabwo bashobora gusubizwa inyuma. Bahagaze bwuma bagomba gutanga isomo riremereye cyane kuri FARDC nabo bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakerekana imbaraga ziremereye kandi bakerekana ubushobozi budasanzwe bwabo bw'imirwanire. Yala none se Kwezelo ibyo urugamba rwawo uriyo bwo kwigarurira warabimenye? Ndabizeza inkuru ya tombe kuri M23 twirwaneho warayimenye. Uriyo kicyo nakubwiye mu minsi yashize tariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ninakubwiye ngo Rwisankuku mu gihe bivuga ko ibaye tombe FARDC itangira ikarabe Kwezelo. Ndaje mbikubwire neza ko byagenze buri. Hanyuma uyu yitwa Freddy Kaniki, numwe mu bayobozi ba twirwaneho, akaba ndetse ari umwe mu bimena dokrigo ari mu bagize coordination cyangwa se abayobozi bakuru ba M23 AFC twirwaneho. Yemeje neza yuko koko Kwezelo bayivanyemo n'ibindi bice bitandukanye birimo Gakenge, Kalingi, Kitavi, Kalundu n'utundi duce dutandukanye, ndetse operation zafashe muri utwo duce. Ndabanza zigusobanurire tubone kumva amagambo ya Freddy Kaniki yizeza abanyamurenge ko bagomba kubona umutekano nta gisibya, ndetse ahamagarira benshi abanyamurenge bari mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi kugaruka mu ngo zabo, kugaruka iwabo murenge bakiyubakira igihugu, ngo kuko adui bamukubita yareba inzega bakambitse ikigofero bakamwirukana tic-tac pek-pak nawe akarenga imisozi akihereza indi. FARDC, Wazalendo ndetse n'abacancuro bakoze umurimo hambaye kuri ira terrain, ariko bikarangira bibaye zero. Ndabigarukaho. Sibyo gusa rero, igitero gikomeye cyane cyabaye muri Baraka none tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ndavuga ngo Baraka City cyangwa se town ya Baraka, umujyi wa Baraka wo muri Fizi, hagabwa igitero kiremereye cyane cyakabwe na M23 twirwaneho, aho bohereje indege ya drone yagiye kugaba igitero ndani rwagati. Wait, uribuka ko igitero nk'iki ngiki cyo cyabanje muri Kwezelo? Uravuze ngo ndagiye ko bitubwiye. Niko bigenze kuri Baraka. None tuvuge ngo Baraka vatombe, tuvuge ngo Baraka M23 tugiye kuza kuyigarurira irangize ijagimbere FARDC. Hajya za Serpent Noire zageze zabaye Swamps Noire, ndavuga iminyorogoto yirabura cyangwa se inzoka zazindi noya zirabura. What? Turabigarukaho uko byagenze. Sibyo byonyine, igisirikari cya FARDC kimaze gusora itangazo ry'iyama RDF bavuga ngo ifashe M23, bavuga ku bitero byerekejwe muri Baraka ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa muri Kivu y'Amajyepfo nyuma kwahagizwa no kubuzwa imbaraga. Waruzi neza ko FARDC nengi gutegura igikorwa kiremereye cyane cyo kuza kwisubiza ibice 23 yafashe, ngo bagiye kuza bakore récupérer bigarura uduce twose M23 twirwaneho bagabye mu igitero. Bagiye kuza bakoresha imbaraga zidasanzwe, bagiye kuza bakoresha tekinike z'imbaraga, maze agace kose muri Kwezelo, Mikenge, Minembwe, ibice byose birimo M23 twirwaneho ngo abyisubize. Amagambo yashyizwe muri tangazo utayumvise mu buryo bavuze bajya gusoza iryo tangazo ryabo, ari nabyo benshi babohere bavuga bati none mu gihe kwigutagasya ko amaze kwambura Baraka cyangwa mu gihe kwikora muri kino gihe. Haguzayi ibyo yavuze turabigarukaho. Hanyuma haravugwa igitero FARDC yagabye mu bice byinshi kugera muri Mikenke, bisa naho nabatangiye kongera gukora mu mvuto bati olingate mu byange cyangwa se mu vyemere. Nyirumwana ni ufata imetso ngahe ku mwana amutera ibitugu maze amwirukanse igihe umwanzi aje kumwataka. Nta ugira imuwe umwana we kuruta nyirumwana wamwibarutse. Rero ngo FARDC nifitiye nanone ikizere ndetse nimuwe kuri n'abasivile ba Minembwe kuko ngari bo bene gihugu. Aba Minembwe ati none mudufitiye imuwe kurutuza twifitiye cyangwa nabuze umuntu watamika mugenzi we iminsi yose ari muzima. Ndavuga ivyo kurya. None ubu tugiye kuza tugaruke kuri iyo operation ibye kuri ta, hanyuma tugaruke no kuri ibyo byose tumaze kuvugaho kamwe ku kandi. Jewe ndumungu wa Kamanzi wo Rwanda, reka ngwikaze cyane ku musozo nk'ibisanzwe.
ikaze kuri mwese. Ngareka duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba front line, aho urugamba nyirizina rurimo kubera, intambara ya nyayo irimo gutangirira ndetse igakomereza. Turajya muri Kivu y'Amajyepfo akomeje kuvugwa byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 twirwaneho bo bari kubyina ikiyama ndetse n'igisirimba bati Imana y'Umurenge, Imana y'Abanyamurenge, Imana ya M23, Imana y'Intare, Imana y'Amadubu yadufashe gukora igikorwa kidasanzwe muri Minembwe yasaga niyagoswe inguni nyinshi. Gusa twirwaneho AFC M23 bateguye uburyo bukomeye cyane muri strategique kugira ngo bigarurire position ze mu FARDC. Iyo baza guhumza gato today uyu munsi indi nkuru yabari iri kumo kuvugwa kifatwa rya Minembwe yose muri rusange, mbaza ngo byagenze gute. Agace ka Mikenke kari mu majyaruguru ya Minembwe nyirizina centre Madegu hari hatangiye gushyirwamo position ya gisirikare ikomeye cyane ya FARDC yatangiye kumanura ibikoresho byinshi ndetse no gutegura abasirikare ba Ibrufirse bagomba kuza bagakorera muri ibyo byerekezo bya Mikenke ngo bagenzure Minembwe, bahagarike icyo wakita iterambere rya AFC 23 twirwaneho, maze bazamanukane ishema n'isheja binjira indani mu Minembwe. M23 iti okay, imboni yacu yababonye nibishoboka, muramo gutekereza bitazigera bibaho, nimushobora kuzadufatana aka gace byo mu byibagirwe ndetse mba mwana birotaga mu byuke burakeye ntabwo bikiri nijoro. FARDC iti none se ubwo ngubwo mushatse kuvuga yuko tutazafata Minembwe? Abandi bati si kubivuga ahubwo nuko yihamya ko bitazigera bibaho. None rero igitero nyirizina cyafashe Prezero buretse gato. Uyu ni Rugabo Fidèle Colonel usanzwe avugira kirwaneho ati igikorwa cya Prezero cyangwa se igikorwa cyo kwigarura Prezero cyarangiye isaa 8:35 za mu gitondo. Prezero, Baruta, Kalonje, Bicumbi na Lubemba Tombe, cyangwa se ibice bya Prezero, Baruta, Kalonje, Bicumbi na Lubemba byigaruriwe na M23. Abanzi baratatanye mu buryo burindwi. Emirate Petrigwaneho big up. FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bafite izo nizo gutsindwa n'uduhungu duto tw'intare n'idubu muri aho Fizi na Baraka. Wait, reka twite kuri amagambo aritwe na Rugabo Fidèle agaragaje neza ko urugamba rwari rugukotakota Prezero rwarangiye neza, rurangira bafite insinzi. Ndukwibutse rwa rugamba batangiye babinyamara kwigarura Mikenge. Bakimara kwigarura Mikenge, FARDC na Wazalendo icyo basigaye batekereza ni kimwe gusa, bagiye kuza gutwamura Rwisankuku na dushaka kubemera kuko ninza ituka muri Uvira, ninza tubona mu Lamfol ziza muri kano gace kugira dukomeze duhagarare twirwaneho kigabo. Bakomeza kurasa kuri M23 twirwaneho mu gice cya Mikenge nyuma kwa position zabo ziriyo, ndetse no mu gace ka Ngezi ga Shamike cyangwa se kerekeza indani mu cyerekezo kigana muri Rwisankuku baraharasa. FARDC ngerasaga M23 ibona neza ko ibyo ngibyo biraza gutuma umutekano wundi muri Mikenge n'ibice biyegereye utaboneka neza byuzuye. Bateguye operation y'Amadubu 70 ndetse n'Intare 24. Abasirikari banyuze mu ngune ziri, bamwe banyuze kuri Mungazi River, abandi bajya kunyura hafi y'umugezi wa Rwiko, barambuka badashaka gufata Prezero, bashaka gufata Rwisankuku. Kumbe nibambutse barimo kurwana, nubwo M23 yaraswaga na FARDC bakoresheje bya bibunda bitekwa ku mapine birasisasu hakurya byavuzwe na bwana Rugabo ku minsi yashize ngo tukuraswa ibisasu biturutse hakurya muri Rwisankuku. Niba bikomeje gutya, we are ready to defend our territory, twiteguye kurinda ubutaka bwacu. Barabikoze batakinyira kugotagota nyine ibyo kirimo FARDC. Kumbi nyuma yabo baherekejwe na za drone kamikaze na drone Bayraktar nkuko bivugwa, zigaye bitero byeruye cyane kuri FARDC na Wazalendo muri Rwisankuku. Uje gutumva uburemere bwa drone. Izi drone za M23
aho zibera akaga nubwo niza FARDC tutavuga ko zoroshye nyine byose ni urugamba rwa rutoroshye. M23 yagabye kuri position nyirizina izo bita grand position nini cyane, ariko izi grand position za FARDC ziri muri Rwisankuku zari eshatu zonyine mu gihe mwe mikoresho byinjijwe muri Prezelo bari kuvuga ngo turacungiye hano muri Prezelo nawe amenya. Hanyuma aho ngaho muri Rwisankuku FARDC yaje gutungwa cyane cyane n'ibitero byabanje ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 masaha y'igitondo kare barasa nyirizina cyane kuri za localité cyangwa se bya bice birimo za position zikomeye za FARDC. Position maze kuzitwika abasikari babandi ba Madubu ndetse na twirwa na M23 bambutse bamwe muri Mungezi abandi mu gace ka Lwiko batangira kurasa noneho battleground rugamba rwo kubutaka barasa abasikari bari ku mirongo imbere ku rugamba ba FARDC na Wazalendo FDNB ndetse n'abandi bambari babo babonye babasore kurwana mu buryo bw'imbaraga cyane kandi nyuma gutuka ramfort nyinshi bagorwa cyane n'abasore ba FARDC n'abayasore ba F23 batutse mu gice cya Mikenge basa nafata injirya muri Musonjo ariko bamanuka baza muri Rwisankuku. Iryo tsinda ryite deadly attack cyangwa se igitero gikomeye cyane cy'urupfu cyakozwe n'iryo tsinda aho baje bamanuka koko ngo nk'intare zigosa umuhigo amasasu menshi barasa kuri position za FARDC bahise birukanka agace baragata ibice birimo Kalonje n'uduce dutanye naho batangira kurasamo abasikari FARDC babonye ko na ramfort bafite igomba kuza kubaho umusada ngo wirukane M23 batangira kurwana urugamba rwo kwigira inyuma. Urwo urugamba rwo gutsindwa batangira gusubira inyuma berekeza muri Prezelo ngaro bari biteguye kongera gutunganya urugamba no gutegurira uburyo bwo kujya bwabitero kuri M23 no kwisubiza igice bambuwe. Muri make kari agace ko guhumekeramo breathing cyangwa se breath position place aho kuganira no guhumeka urimo gufata kuka bagaruke. Kumbi M23 nabo bari bamaze kumenya neza ko umugambi nta kindi kigiye gutegurirwa muri Prezelo cyese comeback cyangwa se igitero kigomba kugarukana imbaraga zisanzwe kugira ngo barimbagure M23. Babatunguje drone tariki enye ku isaha isa 5 nitakesha saa 5 z'ijoro ushyira tariki enye z'ukwezi kwa 7 drone zarashinjwe 3 muri Prezelo indani. Icyahise kiba abasikari benshi ba FARDC bikoreye ibikoresho byo bya gisirikare byinshi bamanuka berekeza muri Fizi iyo za Baraka. Hanyuma abasigaye kuri terrain batangiye kujya imbere ku mirongo imbere ku rugamba ngo bahangane na M23. Kumbe M23 yanyuze ruguru gatoya cyane mu gace k'Ingenzi wavungu karinze umujyi wa Prezelo abazi neza na gasozi gateganye na 3 antennes bahagaze ibwugnaho ngaho batangira kurasa kuri za mbunda nini za FARDC. Imbunda ebyiri zawo zose zitwikwa za FARDC. Nyuma gutakaza izimbunda icyizere cy'abasekere ba FARDC yese gitangira gucika intege. Ku isaha ya mu gitondo kare muri iryo joro ry'izina saa 8 nkuko Rugabo abigarukaho byaje kurangira ako gace ka Prezelo nyirizina bamaze kwijagajaga amaduni nare bayuzuye. Mu gitondo cya kare tariki enye z'ukwezi kw'indwi Tombe Prezelo yagize mu biganza bya M23. Nta rugamba runini cyane rw'imbaraga rwabereye muri Prezelo rwagati kuko abasikari ba FARDC babonye uburyo M23 n'abadu bari gucuncumukana imbaraga nyinshi nyine nka tekinike yabo ya nyuma yo runaniranye bahitamo kwirukanka kibuno amaguru agace baragasiga. Buretse mubaza urugamba nk'urwo ruze mu buryo bwa gitunguro cyangwa se ruje rutunguranye cyane bizaba bigaragara neza cyane ko kurwana ari ikintu cyoroshye. Uravuze ngo oya zange bikunde uhatakariza ibikoresho byinshi n'abasikale benshi gusa kuko utaba rugamba ruri rwarundi rwavuga ngo rw'imbona nkubone cyane mu mujyi cyangwa se mu gasantere rwagati ka Prezelo ibikoresho byinshi byasanzwe na M23 bikiri bizima. Abasikari ba FARDC bo bakwimishwa rubirukanse ku buryo hatabonetse benshi cyane wandi umubare mwinshi bavuga ngo bapfiriye kuri urwo rugamba ariko ntibabuze n'abatakara ku mirongo imbere ku rugamba nawe urabyumva baramanuka baragenda. Iyo ni inkuru yiharatuye nawe uzi ko Prezelo ibyigaruriwe. Hari amakuru amaze iminsi avuga ngo Prezelo ne tombera jamais nago Prezelo izigiye ifatwa na M23 wayasubiramo. FARDC bamwe bavuga ko yabatengushye cyane uyatangiye ko ikizira rwo bagutaga minembwe ngo naga ariko yigaragaje ariko nundi abandi bati ni gute umuntu yetse isezerano ni gute umuntu rwanda impamvu yumvikana wamuhaye aho ngufite ngo udahangarwa ngufite imyitozo yari uyihariye wabonye undarwana urugamba rwo gupfa no gukira nta pani imyitozo ngo myinshi ngikaze iki umyitozo wa mbere no gushaka ngo uburenganzira bwe no kubaho kwe
ngo ngiki kiri gutuma M23 twirwaneho ngo batsinda urwo rugamba, niko bakomeje kuvuga. Hanyuma rero Fred Kaniki nawe ubwe agaruka kuri iyi nkuru yo gufatwa kwa Kwezelo ndetse ubwo no kubohorwa kw'agace ka Minembwe muri rusange no gutanga ituze ku baturage b'abanyamurenge baramaze igihe kinini cyane ngo babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa na FARDC ngo n'abicanyi ba FDN. Nikavuga avuga yuko kuri ubu ngubu igisubizo cyabonetse, urugamba barutsinze kandi amaherezo ngo bazatsinda nawe uzabahagarika. Kumva amagambo ya Fred Kaniki icyo atakingaza kuri runo rugamba rukomeje kwera muri kara karere ugana muri Baraka, dore ko ariyo nza urugamba rukwerekezamo. Ati iki mu kanya gato nze nkubwira ibindi bizaye nko namaze kwikubwira mu kanya gashize. Bene data banyamurenge, bavandimwe bacu dusangiye byose, gupfa no gukira ndetse n'akazoza, baturage bacu mwese mutuye muri Haut Plateau, namwe inshuti zacu, murabizi neza ko tumaze iminsi turi mu bihe bidasanzwe, twicwa umusubirizo kandi twicwa isi irebera. Mu minsi ishize twababwiye ko nubwo ibihe bigoye kandi bikomeye, ariko ko Minembwe irinzwe kandi ntawe uzayidukuramo. Irinzwe n'Imana yayiremye, Imana ya basogokuru, Imana y'inganji, irinzwe n'abo yabyaye, kandi ntawe uzayituvanamo, kubera ko turwanira ukuri kandi kubera ko turwanira uburenganzira bwacu, uburenganzira bwo gutura muri gakondo yacu n'uburenganzira ubwenegihugu bwa Kongo butwemerera. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho inkuru nziza yururutse imitima yanyu. Mwabibonye ko tutazemera ko inkora amaraso zigera ku migambi zacuze yo kuturimbura. Iri joro ryakeye ingabo zatwirwaneho n'iza M23 n'abayobozi bazo zifatikanyije zashubije umwanzi nyuma wari waje kuturimbura, kutwangiza, kutunyaga ndetse no kutwambura agaciro kacu. Uyu munsi ibirindiro by'umwanzi, abicanyi ruharwa aribo FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo, FNDB, igisirikare cy'u Burundi, FDLR n'abazalendo ndetse n'abacancuro barashwe, birukanwa mu mihana bari bamaze iminsi barigaruriye, ariyo Karingi, Mikenke, Gitavi, Irundu, kuri Karongi, Gakenke, Rubemba, Bicumbi, Baruta, Rwitsankuku ndetse na Point Zero. Aha hose bari bamaze gutwika iyo mihana, kwica abantu, kunyaga no kurya amatungo, kwangiza ibikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Ngabo zacu ndashaka kubashimira ubwitange bwanyu, kuguhaguruka mukarengera ababyeyi, mukarengera gakondo, mukitanga mutizigama kugira ngo twese ndetse n'urubyaro rwacu tuzakomeze kuba muri gakondo yacu. Turashimira abantu bose babigizemo uruhare, ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo, bwa ubuyobozi bwa gisivile cyangwa se bwa politike cyangwa ubuyobozi bwa gisirikare, ubuyobozi bwa MRDP twirwaneho, abashefu bose, abarwanashaka, abakozi b'Imana mwasengeye iki kibazo, ariko n'abandi bose bakoze iyo bwabaga bakitanga, bagatanga n'ibyabo kugira ngo uyu mugambi w'ababisha utagerwaho. Ariko kandi ndabibutsa ko kugira ngo duhakikishe ko umwanzi atageze ku mugambi we, kandi ko no mu gihe yacura umugambi wo kugaruka nanone yakomeza gutsindwa, birasaba ko twikubita gashi tugataha. Igihugu gituzwa n'abagituyemo, ntabwo twakomeza kurwanira igihugu tutakirimo. Intwaro nini yadutuza muri kiriya gihugu ikatwemeza ko kizahora ari gakondo yacu nuko dutaha tukajya kucyubaka. Nimuhaguruke rero dutahe tujye kubaka igihugu, dutahe tujye kororera iwacu, aho turi twaba tumeze neza twaba tumeze nabi, ntabwo dutaha kuko tumerewe nabi, dutahe kuko dufite iwacu kandi aho iwacu hadukeneye. Abasore, nkumi, abagabo, abagore, ababyeyi, nimuhaguruke dutahe. Naratashe ndi mu gihugu, bagenzi banje dufatikanyije
uru rugendo baratashe bari mu gihugu, ni mutahe mwese twubaka igihugu. Ubukehwa, ubupfubyi, inzara tuzabimara ari uko turi mu gihugu. Umunyamurenge wese aho atuye ugifite imbaraga nahaguruke atahe. Ibikorwa dukorera mu mahanga turashobora kubikorera iwacu kandi tukahateza imbere. Icya kabiri, ndahamagarira imiryango yose tabara imbabare, abagira neza bose hirya no hino ku isi kuza kugoboka abaturage ba Minembwe bashonje bamaze umwaka n'amezi 5 bari muri blocus batewe n'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi, abazalendo ndetse na FDLR, ariko kandi n'abacancu bakaba bamaze umwaka n'igice batabona ibyangombwa by'ubuzima byibanze. Hakenewe byose uhereye ku munyu, isabune, isukari, ibiryo n'ibindi byose umuntu wese akenera mu buzima bwa buri munsi. Ndahamagarira nanone imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, ibihugu byo mu karere, ubumwe bwa Afrika n'umuryango w'abibumbye kuza gukora iperereza ku byaha bya jenoside n'ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abanyamurenge muri iyi myaka 9 ishize. Ibi bizadufasha kubaka amahoro arambye, ariko no gutanga ubutabera ku bakorewe amabi ndangakamere. Mwibuke ko kubera kudahana aba batwica nibo batwishe mu Gatumba mu 2004, amaraso yarabaryoheye barakomeza. Ubu ibi bigomba gushirwaho iherezo, kubera ko kubaho kwacu na gakondo yacu biri mu maboko yacu. Bavandimwe banyamurenge, by'umwihariko dusangiye gupfa no gukira n'akazoza, iyi mpamagazi muyigiri yanyu, ntimuzuyaze kuko byabarishano kwicuza kandi dufite ubushobozi muri twebwe. Ndabizi ko mwitanze, ariko nimuhaguruke tumaramaze dusoze ikivi, amaraso y'abacu atazatubera inkomyi. Tugira Imana, dufite ubushobozi, tuzarutsinda kandi tuzarutsindana ishema nkuko umuyobozi wacu yasize bitubwiye. Kwirwanaho niyo nzira rukumbi yo kubaho no kwihesha agaciro. Murakoze. Freddy Kaniki asobanura neza ko M23 twirwaniho gahunda yo gukomeza kurwana, kandi n'abagiye mu buhungiro ngubu n'igihe cyo gutaha bakajya kubaka Minembwe. Ari igitero gikomeye cyabaye muri Baraka. M23 biravuga ko igiye kwigarura Baraka bidatinze nyuma gufata Pwezelo. Wait, ufite umutwaro ku mutwe ni ufite icyo ari buvane mu isaho maze nabagahereza abagomba kugaburira. Ndabeshye, Pwezelo bwari uburinzi bukomeye cyane bw'inzigana Baraka, ndetse iva muri Fizi igana muri Baraka. Uri kama y'amagambo ya Rugabo Fidara yasoje avuga ngo turabasuje abari muri Fizi na Baraka. None igitero cyabaye muri Baraka kimeze giti? Abasivile ngo bagera kuri 5 bishwe, abandi benshi barakomereka mu gitero cyagabwe n'indege itajya abapilote ya Barktale TB3 nkuko amakuru aturuka mu gisirikare yabivuga mu ijoro ryo kwa gatandatu kugeza ku cyumweru i Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, nyine hariya muri Tetwale ya Fizi. Amakuru akusanijwe n'inzego za gisirikare, iz'umutekano, iz'ubuvuzi n'iz'imiryango itegamiye kuri leta yo mu gace yo muri ako gace avuga ko iyi ndege yagonze imodoka zitwaye mu murambo zerekeza Ilweba muri ako karere. Nkuko aya makuru nanone bitangaza, iyo modoka yari igizwe cyangwa se izo modoka zerekeranye hari harimo moto 5 zari zivuye Inyange zerekeza Ilweba gushyingura umuntu wapfuye azize indwara, kimwe nyine n'abari baziriwe birumvikana bagabwa igitero nyirizina. Bivugwa ko abamotari bageze mu gace ka Lukoke mu mujyi wa Baraka bahagaze kugira ngo bongere essence kuri imwe muri moto, ubwo habaga iturika nyine mu gihe bongeraga amavuta muri moto. Iturika rirabasanga aho bari kuri station, bavuga bateka turebe ko twakomeza urugendo. Umubare w'agateganyo w'abapfuye ni 5, barimo abantu 4 bapfiriye aho igitero cyabereye n'umugore umwe wapfiriye mu bitaro bikuru bya Baraka nkuko amakuru akomeza gutangazwa na Congo. Abandi bantu benshi bakomeretse, abantu 2 baburiwe irengero igihe amakuru yakusanwaga, mu gihe umwe warokotse umumotari wari utwaye umurambo ariko yitabwaho mu kigo nderabuzima aho yajyanywe kwa muganga kuko nawe ari mu bahungabanijwe n'iki gitero. Amakuru ya mbere yakusanijwe aturutse mu nzego zibanze agaragaza ko abishwe bari abasivili kandi ko nta birindo bya gisirikare byari byitezwe aho ngaho igitero cyabereye. Muri make utavuga ngo wenda bari bakurikiranye igitero cya position ya FARDC. Nkuko amakuru aturuka mu gisirikare muri ako gace abivuga,
indege ya Berktal TB3 yateye imodoka zari zitutse mu gace kari mu rwego rw'ingenzi ka Poezelo ubu kari kigaru n'inyeshyamba za M23 twirwaniho batazira RDF ngo mu gihe izo moto cyangwa se abamotari batukaga muri Poezelo bikekwa ko byatekejwe na M23 yuko wenda babari bahaduyi bari kwinjira muri Baraka bagita bagabaye igitero ngo atazi ko ari abasivili. Nkuko aya makuru abivuga, indege itajya Prote imaze iminsi myinshi ikubita ibirindo bya FARDC n'inshuti zayo mu gace ka Minembwe, ndetse Berktal TB3 nimaze kubashegesha ku rwego ruhambaye ibabuza amahumeko yabanye isereri kugeza ubwo batakaza ibirindiro ku bindi. Umwe mu basikari bari mu bikorwa by'intambara yagize ati, ni indege 5 zitajya piloti za Berktal TB3 zimaze iminsi ziguruka ku kibuga cy'indege cya Kamembe ngo ziva mu Rwanda zikomeje gusasa kurasa ibirindo za FARDC n'inshuti zayo zerutse nanone kurasa kajugujugu 3 za FARDC Baraka ariko ntacyo zigeraho. Akomeza agira ibyo atangaza ati, mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo abagize uruhare muri société civile barasaba ko inama y'umutekano mu gace iterana byihutirwa kugira ngo inzego za gisirikare n'iz'ubuyobozi zitanga ibisobanuro ku byabaye muri iki gitero no kumenya abagikoze bari bo ngo babiryozwe byihutirwa. Imirwano ibaye mu gihe kandi umutekano ukomeje kugabanuka cyane mu turere twa Fizi na Mwenga, ari imirwano ihuza FARDC n'umutwe wa FC23 n'abanyagihugu bawo. Uturere twinshi tw'ingenzi ngo misozi miremire berutse guhinduranya cyangwa se kugabwa ibitero biremereye igitero kidasanzwe cyagabwe muri ibyo bice bya Mwenga na Fizi. Ubwo itsinda rya FARDC n'abanyamakuru muri Kongo arimo nka Batubenga, umusesenguzungu wigenga wibanda ku bibazo by'umutekano yabajijwe bashingiye ku bintu za tekinike avuga ko yasuzumye ko igikoresho cyakoreshejwe cyabari indege itajya Prote mu bwoko bwa Berktal TB3 igitegerezo cyamaze kugaragara mu bikorwa za gisirikare byakozwe mu misozi miremire ya Fizi bikozwe na M23. Iyi mpuguke ishimangira igira iti, ntidusobanukiwe impamvu zateye igitero cyagabwe ku murongo w'abasivile bari mu cyunamo bari batwaye umurambo w'umuntu wapfuye azize indwara. Iyo nshingano zavuzwe ziza kwemezwa n'iperereza ryigenga. Ibikorwa nk'ibyo bishobora kuba ukutubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ikiremwa muntu bikomeye bikaba itero cyangwa se kikaba igikorwa cy'intambara igikorwa kitemeye mu ntambara cyo bita ibya by'intambara byakozwe na M23. Gusa kugeza amagingo aya nta cyo M23 iravuga kuri iki gitero nyirizina. Gusa ari itangazo rya FARDC, itangazo rivugwa kuri kino gitero cyangwa se itangazo rivuga kuri iki gitero nyirizina cyabaye muri Baraka. FARDC yagize iti, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziramagana ibisasu byatewe ku ya 5 Nyakanga 2026 hakoreshejwe indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Berktal TB2 mu yandi avuga ko TB3 zikoreshwa n'itsinda rya RDF AFC M23 mu turere twinshi two mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibitero byibasiriye uduce dutuwemo n'abaturage kandi byahitanye ubuzima ndetse byangiza n'ibikoresho byinshi mu baturage. Bati muri Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igitero gishya cy'indege cyahitanye abaturage benshi ndetse gikomeretsa benshi nk'uko bitangazwa n'umubare w'abamaze kwicwa by'agateganyo. Igitero cyongera kandi ku rutonde rurerure rw'ibikorwa z'ubugome byakorewe abaturage. Muri Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igitero gishya cy'indege cyahitanye nanone abaturage benshi ndetse gikomeretsa abantu batari bakeya. Ingabo za Repubulika ya Kongo zongeye kwemeza ko zikomeje kwiyekimiza kurengera ubusugire bw'igihugu, ubusugire bw'ubutaka n'umutekano w'abaturage. Zikomeje ibikorwa byazo hakurikijwe inshingano zazo zishingiye ku itegeko nshinga zo kurengera ubutaka bw'igihugu no kurengera abaturage. Bakomeje kwiyemeza kandi by'ukuri kurengera igihugu cy'ababyeyi, ubusugire bw'igihugu n'ubusugire bw'ubutaka. Mu cyubahiro, ubudahemuka n'ubutwari, ingabo za Repubulika ya Kongo zizakomeza ubutumwa bwazo kugeza igihe buzaba bugeze ku ntego yabwo, harimo no kwitanga burundu. Bikore Kinshasa ku ya 5 Nyakanga 2026. Hano hari bitatu byo kwitondera cyane muri no tangazo rya FARDC ko bagiye gukomeza ibitero bikomeye noneho byo kurengera ngo ubutaka bwabo bwa Kongo, muri make no kudekarara intambara yeruye kuri M23, ko bagiye gukora ibitero bidasanzwe kuri M23, bagiye gukomeza ibitero byuzuye basubiza inyuma M23 barengera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bamwe bavuga bati iyi FARDC ivuga ibingibi ni FARDC imaze igihe kinini bigaragara neza cyane ko kurwana bikwinanira.
yamurwa agace kamwe ku kandi yego bishize bari bagaragaje ko bashobora kwigarura na Minembwe ariko basubizwa inyuma nk'akubiswe n'inkuba abanga bashobora gukora igitero gikomeye cyane ku buryo bakigarurira n'ubundi bice bavanwemo cyangwa se tuvuge ko bagakoze intambara mu buryo buri full bagiye gukora intambara no mu buryo bweruye cyane bakagaragaza neza icyo bashoboye bagatsinda urugamba bakavanaho icyo bita umwanzi intambara bakayitsinda mu buryo bwa nyabwo nimba ariko bagiye kubigenza ubwo noneho tugiye kubona intambara yeruye yongera gutangira bundi bushya ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gice cya Kivu y'Amajyepfo yego hanyuma ibingibi n'ibindi byavuzwe nk'igitengo kirugabwa na FARDC nk'ubushaka kwihorera ariko nirwo akavuga yuko bari no gukabwa igitero ni byavuzwe na bamwe mu kikiye FARDC bati namba arimo gufata intera mu ikoranabuhanga rigezweho ari rikoreshwa za drone nyinshi ntabwo ikimirwano yo kubutaka gusa ahubwo yabaye n'imirwano yo mu kirere akoresheje za drone ni drone dusanzwe tumenyera cyane cyane intambara ziteye imbere nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine intambara yabaye hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel aho kagiye tubona ibikoresho byinshi bidasanzwe kandi bigaragara neza cyane yuko izo drone ziko rikorwa ngo biremere cyane ku butaka bisa naho FARDC na M23 bahinduye uburyo bwo kurwana bagakoresha uburyo bushyashya bw'imirwanire bakoresheje izi za drone hanyuma rero bikomeje gutya cyangwa se bakomeje kubigenza gutya bishobora gutera none impinduka zasanzwe ndetse kazana n'impinduka zikomeye cyane kubyo benshi batekerezaga FARDC iravugwaho kuba nayo yagerageje kongerwa ibitero bitandukanye ku bice birimo Minembwe kugira ngo yongere nayo ireko yakwisubiza icyubahiro mu duce dutandukanye bakoresheje za drone za KT6 ndetse na kamikaze bagabye igitero mu gice cya Kalonze ndetse na Mikenge bashaka kugaba igitero kuri M23 bayicinege bari ko bakongera no gutangiza urugamba rweruye kuri FARDC kuri AF23 mu gice cya Prezelo igice cya Rwisakuku ndetse n'igice cya Minembwe ngirizina ngo bigarure izo nzira zose gusa nubwo bemeza ibyo ngibyo kari byo bikorwa bagomba komeza gukora haracyari byinshi byo gutekereza ndetse no kugerageza kuko ngo insinzi bisa naho idashoboka mu gihe abari ku mirongo y'imbere ku rugamba n'abakomeje gukoresha imbaraga zidasanzwe ndavuga ya 23 izongera kurangiza uburyo budasanzwe bwo kurangiza iyi ntambara cyangwa se gukora uburyo budasanzwe bwo kurangiza aya matati ikibazo dutatu ngira ngo nkubaze M23 ibyo ikora bura hari ubushobozi bwo kuyagarika bukozwe na FARDC none se M23 igiye komeza ifate na Baraka koko mu minsi ya vuba ngo ifashe Prezelo mu gihe kitageze ku minsi 7 none se FARDC igiye ngo ifite ibikoresho bikomeye abasikiri bakomeye bakamugwa gace ku kandi byihuse bene akakageni sikaye cyabo gishingiye kuki bavuga ko ari RDF batera none se RDF yo ibarusha imbaraga kandi navuga ko ari gisikaye gishyikiwe n'abacancuro ko byaba ari igisebo nyuma ngariko mumenye neza ko impamvu iri gutuma AF23 batsinda ari impamvu y'urugamba rwabo nawe niko bibona ngiri kubyumva muri comment ndagushimiye ugubwe neza ugiriye byiza amahoro imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe Sam Shalom.